Urukundo ni ikintu gitangaje kandi gishimishije cyane, ariko rimwe na rimwe amarangamutima yawe ashobora kukugira impumyi bikarangira ubana n'uwo mudahuje. Ushobora kuba impumyi rwose ugahora uvunwa n'urukundo ukunda umuntu ukurikiye amafaranga cyangwa se ikofi yawe. Nyuma ikofi yawe imaze gushira amaze kugusahura akaguta ugasigara umeze nk'uwataye ubwenge. Nubwo ariko akenshi bigoranye kumenya umukobwa ukubeshya urukundo kandi mu by'ukuri agukurikiranyeho umutungo, ibi ni bimwe mu bibiranga. Ni ibimenyetso bigaragaza umukobwa ushaka kurya amafaranga yitwaje urukundo. Mwakaze mu kiganiro cyacu, ngiye nitwa Annie Kwingabiye. Gusa mbere yuko tugitangira neza, kora subscribe maze ubashe kubona byinshi bitandukanye The Story House ikomeza kukugezaho. Ikimenyetso cya mbere umukobwa ukubeshya ko agukunda kizabikwereka kandi ayishakira amafaranga, ubundi nawe urabibona neza. Nicyo kimenyetso cya mbere. Ni byiza ko wizera umutimanama wawe 100%, kuko ukubona byinshi utabonesha amaso. Si ngombwa ko ujya kubitekerezaho kugira ngo ubone ko umukobwa mukunda ntagukurikiye kubera ikofi wakoze, ahubwo nuko kenshi abasore benshi bahitamo kubyirengagiza. Ariko niba ubyirengagije, nubwo mwabana igihe cyose uzahora uri igikoresho cyo kujya kumushakira amafaranga. Nuyabura azaguta, kandi umukobwa nk'uwo mu rugo ntazakwera umugore uzagufasha kugera ku iterambere, ahubwo azaba ugufasha amafaranga yawe yose uzajya uba wakoreye. Niba hari icyo umutimanama wawe ukwereka, ni nk'uko watera intambwe usubira inyuma ugashaka umukobwa ukunda kandi wagufasha gutera imbere, aho ukunda ugufasha gusubira inyuma mu butunzi bwawe. Ikindi cya kabiri, umukobwa ugushakaho amafaranga kubeshya ko agukunda aba ashaka kumenya amafaranga ufite, aba ashaka kumenya ukora iki, aba ashaka kumenya uhembwa angahe, aba ashaka kumenya byagenze gute ku bijyanye n'amafaranga yigize kontabure. Iyo muri kuganira usanga kubaza cyane ibijyanye n'amafaranga winjiza, ukwangana ndetse n'uko uyakoresha. Hita rero umenya ko ari kwinjira mu mutungo wawe ashaka kumenya uburyo agomba kukurya neza. Ahubwo nyuma yo kumenya amafaranga ufite, uyu mukobwa azahita atangira kukwereka urukundo rudasanzwe agufitiye utabonaga mbere yuko amenya amafaranga winjiza. Nese uvugishije ukuri, uratekereza ko koko urwo rukundo rw'ukuri rubyutswa nuko amenya amafaranga utunze uko angana, nuko ashishikajwe n'amafaranga yawe? Uwo mukobwa n'ubundi ashaka kumenya amafaranga yawe ugize kontabure, ushaka kumenya ibyinjiye n'ibyasohotse, ushaka kubona balance y'ukwezi, uwo ntabwo aba agukunda. Ashaka kumenya amafaranga ufite, abona uburyo azayagutwara maze ugasigara wumiwe. Iki ni ikimenyetso cya gatatu kikwereka umukobwa ushaka kurya amafaranga yitwaje urukundo, ni ukwivumbura kudafite ishingiro. Igihe wanze kujyana nayo guhaha, igihe wanze kujya kwishyura, igihe ubuze amafaranga yo kumuha ngo ajye muri salo, igihe wanze kumuha ikintu ashaka, ahita yirakaza bikomeye, akakwanga, akakugora, agatangira kukumvisha ko utamukunda, ariyo mpamvu wanga kumuha ibyo ashaka. Ese umuntu ugukunda ngo muzabane, umusore nkubaze, mugire umuryango uhuje, utahiriza umugozi umwe, wambwira ko nta mafaranga ufite akakubwira ko kuba udafite amafaranga ari uko utamukunda, nk'aho ari ikosa ryawe? Niba uwo mukobwa ukunda gukorera ibyo, menya ko uri igikoresho kimwinjiriza amafaranga. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka umukobwa ushaka kurya amafaranga yitwaje urukundo, ni uko wishyura mbere yo kugira icyo agukorera. Mbere yo kuza uramutegera, mbere yuko musohoka umujyana muri salo, mbere yuko musohoka ujya kumugurira ikanzu nshyashya. Ni byiza cyane rwose ko mu gihe yagize ikibazo ari we nshuti ye ya mbere yize yahita yitabaza, arakuguza cyangwa se akagusaba n'ubufasha. Ariko niba umukobwa ahora gusaba amafaranga yo gukoresha umusatsi, amafaranga yo kugura inkweto, ayo kugura imyenda, uko telefone nshya zije akagusaba kuyimugurira, uko ashatse gusura ati nyohereza itike n'ibindi nk'ibyo, ni byiza kumenya neza ko uri igikoresho cye cy'amafaranga ari kugukoresha kubera amafaranga yawe. Kuko niba ari uko nguko ameze, bivuze ko nta mafaranga afite. Rero ubwo nuzabona ko afite n'ibindi, uzamenye ko yabisabye abandi batari wowe bafite cash. Ni byiza rero kutangira kureba uko wafunga ikofi yawe. Ikindi kimenyetso cya gatandatu kizakwereka ko umukobwa agushaka amafaranga, atekereza ko mwahura agiye kugura ibintu gusa, mugiye gushopinga, mugiye muri expo, mugiye n'ahandi hantu hatandukanye, mugiye guhaha, kuko azi ko uri buze kwishyura ukitwara nk'umu gentleman. Iyo umubajije aho mwajya muri weekend, wumva kubwiye ngo akumbuye kujya guhaha mu isoko. Ni byiza pe kujya mu isoko, kujya guhaha n'umukozi wawe, ariko se ni ngombwa ko mujyanayo n'umusore? Ni ngombwa ko mujyana we nk'umugabo ukamuherekeza? Wenda wasanga ngo biri romantike ari byiza, ariko se buriya ni ngombwa?
niba akubwira atyo ukamuherekeza akaba ari wowe wishyura, n'ikindi gihe ukumva agusabye ko wamuherekeza guhaha ugasanga ni wowe wongeye kwishyura, nshuti yanjye ndakubwiza ukuri, ni byiza ko watera intambwe usubira inyuma, wenda rimwe uzamubwira agende ahubwo ahahe, umubwire kuri bugende mukajya gusangira urebe ko biza kugenda. Sakuba ko nta mafaranga afite, akubwira yuko umuceri nimba ugura ikiro ari 1000 akubwira ko ari 2. Nta nubwo basi arega nakubwira rega n'amafaranga ari mu nyayo y'igiciro akuba 2. Ikimenyetso cya karindwi kiza kwereka umukobwa ushaka kurya amafaranga yitwaje urukundo nuko abashaka ibintu bihenze cyane. Ushobora gusanga umukobwa mukundana adakora amafaranga menshi cyangwa se ari n'umunyeshuri, ariko ugasanga aho aba ari hari ibintu by'agaciro kanini, ndetse buri gihe asohokera ahantu hahenze cyane ubona hadahuye n'amafaranga yinjiza wowe ubwe. Uvugishije ukuri ibyo byonyine ntabwo byakwereka ko hari abandi akoresha ngo abone amafaranga. Icyo kibazo ushobora kukirengagiza, ariko niba umukobwa mukundana buri gihe yifuza ibintu bihenze cyane, nawe ubwe adafitiye ubushobozi, nawe ubwe azi ko nta muntu ubimuhaye atabyikorera, ni byiza ko ucunga ikofi yawe ukitondera aho akwerekeza, ukareka kwiyobabariza umutima. Abasore benshi bafite amafaranga baba bumva yuko nta kibazo, ni umukunzi ugomba kumushimisha, ariko wapi. Cyane ko akenshi burya n'umusore unafite amafaranga nawe akenshi ukunda kuyaha uwo yita umukunzi we, urebe ugasanga nawe ari ikindi kintu yishakira. Nitwa Nikuingabiye, kora subscribe kuri The Story House, byona byinshi bitandukanye tukugezaho hafi ya buri munsi. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo ndetse n'inyunganizi, nabyo ubidusigira muri comment. Uramutse hari ikintu wifuza ko twazakuganirizaho, nabyo ubidusangize muri comment. Ndetse niba hari n'ikindi kintu twibagiwe kikwereka umukobwa ukunda ikofi yawe yitwaje urukundo, nabyo ubidusigira muri comment. Ibihe byiza.